Josiane amakuru ni meza. Biragenda muri iyi minsi uri kwitegura kujya muri bootcamp? Biragenda. Watangira utwibwira neza nimero ukoresha muri iri rushanwa rya Miss Rwanda, ibyo uhugiyemo muri iyi minsi mbere yuko ujya muri bootcamp. Murakoze. Nitwa Josiane Mwiseneza, nkaba ndi contestant nimero 30 muri irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Ugeze imyiteguro yo kujya muri bootcamp kuko ni muzagenda ejo bundi, birakomeye ku buryo navuga ko birasa naho bikomeye kuko hazajya hataha umwe buri munsi. Ugeze witegura, tubwire muri make. Muri make ndi kwitegura uko nshoboye, ndimo ndanoza umushinga wanjye, ndimo kandi no kugerageza kwibutsa yenda ubuzima bwo muri internet kuko mbona ari nko muri internet nsubiye. Rero wenda nibijyanye n'ama challenges wenda duhura nabyo, okay, nibyo ngibyo. Ukomeje ku mushinga, ibutsa abadukurikiye umushinga wawe muri make. Uko umushinga wanjye umeze rero ni umushinga wo kurandura imirire mibi itera igwingira ry'abana cyane cyane mu bice by'icyaro. Navuga ko igihe gitoya umaze muri irushanwa rya Miss Rwanda abantu baratunguye, abantu baragushigikira ku buryo bukomeye. Navuga ko umaze ku mustar mu gihe gitoya, siko bimeze? Yego. Ibyo bintu byakirute, aho ugeze bagusaba ifoto, aho ugeze baraguhamagara bakagusuza rimwe na rimwe utabazi, ibyo bintu byakirute? Mu by'ukuri ndabyishimira, yego ndabyishimira kandi mbifata nka motivation kuri njyewe. Abantu benshi bagenda bavuga ibitandukanye, uyu azaba Miss Rwanda, uyu muntu azaba Miss Popularity, nataba Miss nataba. Ese wowe bira bintu bifata ute, biguhiziye imbaraga, uba wumva wakegukanira kamba muri yombi? Mu by'ukuri njyewe nkurikije uburyo nitabira ino rushanwa, nago navuga ngo nziye gukanira ingiri gusa, icyifuzo intego nimwe ni ukwegukana ikamba, ariko nanone byashoboka ni byiza cyane, nabyo nifuza, bitanashobotse kandi nabwo nabyihanganira. Ari ifoto imaze iminsi isirikira ku mbuga nkoranyambaga, mu itangazamakuru, uri mu modoka utwaye. Iriya foto ni wowe cyangwa ni Photoshop? Ni njyewe. Byagenze bite? Nagiyeho ndifotoza bisanzwe nk'ubu nabwo nakihagara gutya nkifotoza, so nifotoje kuriya nyine kuko urumvaga hariyo mutu ndimo. Ufite permis? Oya. Urateganya gutangira kwiga gutwara imodoka? Nuba Miss bazagwa imodoka? Yego. Ubiteganya ryari? Mbiteganya nyuma y'irushanwa. So ku mbuga nkoranyambaga hari abantu benshi bitwa ba Mwiseneza, ba creating ama account ku mazina yawe, Mwiseneza Josiane. Bira bintu bivuga iki? Ese imbuga nkoranyambaga ukoresha niziye muri make? Imbuga nkoranyambaga nkoresha ubundi kuri Instagram nkoresha Josiane Mwiseneza official. Noneho kuri Facebook ho rwose nta page nimwe ngira. Hari ama page menshi ariko yose nta nimwe yangirimo, aba postinga bose nta nimwe nkoresha irimo. Gusa amazina nkoresha kuri Facebook ni Josiane Jojo, niyo konte ya mbere. Izindi zose ntago ari izanjye. Twitter? Twitter yo nta konte ngira kuri Twitter, ariko hari umuntu wambwiye yuko mu rwego rwo gukora publicité iriho. Ubwo rero yo yenda ndabizi uburyo irimo ikora, ariko izindi ntago ari izanjye. Hari indi foto, tugarutse ku mafoto gato, hari indi foto ikugaragaza wambaye umwambaro wa Rayon Sport. Iriya foto bite? Iriya foto ntago ari yanjye, nanjye nabibonye kuriya, gusa ikigaragara cyo bafashe ifoto mfite nimero nayo twakoresheje mu gutora, barayihindura bimera kuriya. Rero ntago ari yanjye, nanjye babyaranunguye. Ese iyo ubibonye wowe uba wumva umeze gute? Ntabwo bikubabaza? Okay, ntago bimbabaza, gusa ntago nanone nabishyigikira. Uyu umuntu yabanza akaza tukavugana, tukaganira, tugakora ibintu twumvikanyeho, nanjye ntabaye ntatunguwe. Ese ari abantu bagiye bavuga ngo bazagufasha, tuzamuye imodoka, bimwe na bimwe bikajya mu itangazamakuru, bari abantu barakuvugishije?
ubundi mu by'ukuri abantu cyane cyane bagenda mu itangazamakuru akenshi ntago biba ari byo. Gusa uw'imodoka we twaravuganye ambwira yuko bitoroshye kuhita ingeraho directly, ariko ko abirimo igihe kizagera nkayibona. Ntabwo ari umwe wagiye mu itangazamakuru. Ego hari n'abandi bagiye bagenda nanjye nkabibona kuriya gusa hari abandi tugenda tuvugana nk'ubu Yangrese nawe turavugana n'ubwo ndi icyifuzo cye gitakunze, ariko nawe agenda afasha mu bundi buryo. Bivuze ko abo bantu bagenda mu itangazamakuru bavuga tuzamuye imodoka, tuzakora ibi barabeshya. Bamwe barabikora abandi ntibabikore. Ariko imodoka ntabwo ari umwe wagiye mu itangazamakuru. Ni benshi. Hari umwe tuzi wavuze ko witwa Mimi, wavuze ko azagwa imodoka ngo nutwara ikamba, n'umunyamideli. Ese umuntu yarakuvugije mu by'ukuri, yarakuvugisha akubwira ko iyo projet yari cyangwa ntaranakwegera? Ubundi mu by'ukuri ntago yigize avuga ngo azama imodoka ariko natwaye ikamba. We yarasomye story zanjye yumva biramushimishije, twaranaganiriye ambwira ko yanyishimiye, gusa mu by'ukuri yayemeye ariko atari ko ngomba gutwara ikamba, kandi yambwiye yuko rwose ikugiye gikwiriye azabikora. Nuwo nguwo cyangwa hari abandi? Oya, ni Mimi Mirage wenyine nzi, niwe nzi amakuru ye, abandi ntago mbizi. Ugiye kujya muri bootcamp sibyo, aho muzava mujya muri grande finale. Ese intwaro ujyanye yo uzakubitisha bari abakobwa bose niyenda bizi, intego yawe ni ukwa fightinga mpaka ugatwara ikamba. Intwaro ujyanye ya mbere niye, utubwire uko wumva uzitwara kugira ngo batsinde. Nta yindi ntwaro irenze usibye gusa nzakurikiza icyo itegeko amategeko cyangwa se condition z'amarushanwa, ubundi ngerageze no kubana neza na bagenzi banjye, nirinde ibintu bya conflict, nta kindi kirenze. Hari ndabona unambaye n'umupira wanditseho Mwiseneza Josiane nk'izina ryawe, nimero 30. Hari n'indi igenda bisirikira ku mbuga nkoranyambaga bite by'imipira? Iyi mipira rero ngewe umupira nzi n'uyu nambaye ukorwa na Bright Designers, niyo yonyine nibo twabashije kuvugana. Iyindi mipira igenda ikorwa ntago mbizi, yanjye nyibona kuriye. Kandi n'abantu bashaka imipira nk'iyi ngiyi basura Bright Designers anikorera imisoko rya Nyarugenge Remera mu muryango wa 33 niho babona umwambaro nk'uyu nguyu. Biragoye ko umunsi warangira ijambo Mwiseneza ritavuzwe mu itangazamakuru. Ugereranyije uko wari ubayeho mbere utaraba umusitari n'ubu ngubu uri umusitari, itandukaniro niriye? Itandukaniro rihari, ubu ngubu namenyanye n'abantu benshi, gusa nanone irindi tandukaniro, ubu naragendaga mu nzira nkageraho ngiye nta kibazo, ariko ubu ngubu nsigaye ngenda byanarimba neza niba ndi no mu modoka abantu bakayitangira cyangwa se ugasanga ngo twifotozanye, bagiye bazana amafoto, amatelefone dufata amafoto, ibintu byinshi. Gusa ariko ntago ibyo ngibyo ari challenge kuri ngewe, ndabyishimira. Hari igihe wigeze kuva muri preselection yabereye hano i Kigali uri mu modoka, bigaragara ko hari umuntu ugucungira umutekano, biriya bintu byaje gute? Biriya bintu ese babyakiriye gute mu rugo? Nta gikuba cyacize? Mu rugo mu by'ukuri twe turi kumwe, ndi kumwe na famiye. Rero hari abantu bareye bati ntabwo dushaka kongera kugenda n'amaguru. Abo ngabo bakoresha uburyo bw'imodoka, nawe umurinzi we rero nawe yabonye uburyo ibintu byambaye Rubavu, avuga ati ntabwo nshaka ko byongera kugenda nk'irubavu rwose, niyo mpamvu ngomba kuhaboneka nkagorekeza nkakugeza ku modoka hamwe na famiye yawe, ko twe twatatanye. Ni muri ubwo buryo bw'ibyabayeho. Josiane, utwaye ikamba rya Miss Rwanda 2019, ni iki wageza ku bana bari mu cyaro? Ni iki wageza ku rubyiruko cyane cyane abakobwa basa naho bitinya kujya mu tuntu runaka? Ni iki wabamarira nka Miss Rwanda?
ubundi bajya bacunga no mu kinyarwanda ngo ujya kurishira ku rugo, nahera kuri Rubengera iwacu mu karere ka Karongi, nabanza rwose nkazambura impano zihari, ko hari impano nyinshi ariko bataba kubera ikibazo cyo kuba batamenyekana se n'ubushobozi n'iki, naheraho ku buryo bigaragara yuko Rubengera hahindutse bitewe nanjye, kandi ikindi nagerageza kuba indashyikirwa nese imihigo nshyira no mu bikorwa umushinga wanjye. Murakoze. Mu nshingano za Miss Rwanda harimo no kujya guhagararira igihugu mu mahanga, urabizi? Ndabizi. Hari uburyo bajyayo bakitwara bitandukanye nuko abantu baba babitekereza. Ese wowe biriya bintu byo kwambara ngo bikini urayizi? Ndayizi. Biriya bintu byo kwambara bikini cyane ko hari n'agace gatangwamo amanota menshi muri iriya rushanwa. Ese wowe uramutse ugize amahirwe ukaba Miss Rwanda, kuko abenshi niyo migisha bari kukwifuriza, ugize amahirwe kuba Miss Rwanda ukagerayo nk'iyo phase kagerayo kwambara bikini, hakitwara ute? Gusa ntabwo nahita bitangaza rona kuko ubu ndacyari mu rugendo rwa Miss Rwanda. Ndamutse mbaye Miss Rwanda ubwo nabwo twabikorera plan yabyo, nkanabanza no kumvikana n'umutima wanjye, ubundi nkareba icyo nakora kandi cyagenera akamaro. Ariko biramutse biba ari icyo kintu kibaye cyakubuza kwegukana ikamba, ubwo nta makuru mfite kuri aka kanya ko ibijyanye na bikini. Ubwo nareba bitewe n'igihe, yenda wasanga n'igihe cyazagira akavuga bati ntabwo tuzajya dukoresha ubu buryo, ndazajya hakoreshwa ubundi buryo. Dusoza, wagira ikintu usaba abafana bawe muri rusange? Abafana banjye icyo nabasaba no gukomeza kunshyigikira, no gukomeza gushaka amakuru, kugera ko nayo guterura bigiye kongera bigatangira, bagaturana nimero 30, kandi ndabakunda. Josiane, urakoze cyane. Urakoze nawe. Ubutumwa wagenera abana bo mu cyaro batinyaga kujya muri Miss Rwanda kubera ko nyine hari abo mu cyaro rimwe na rimwe ari n'abakene, ubutumwa wabagenera? Ubutumwa nagenera abana bo mu byaro, yego sina Miss Rwanda gusa, ngicyo nababwira nuko babanza bakareba kure, bakamenya icyo bashaka, bakamenya abo bari bo, bakamenya uburenganzira bwabo, bakumva ko ahantu hose bembereye kugerayo atari ukuvuga ngo nuruka aha. Bakabanza bakareba qualities cyangwa se ibisaba kugira ngo babe bakora ibyo bashaka, then bakabona bakabyinjamo batitaye ngo nuruka ahantu hameze gutya. Urakoze nawe.